Mu karere ka Rwamagana, icyanya cy'inganda giherereye mu murenge wa Mwurire gikomeje gutanga umusaruro, aho ubuyobozi bw'akarere buvuga ko cyamaze gukura ishoramari rinini mu guha abaturage benshi akazi, cyane cyane urubyiruko. Kuri ubu iki cyanya gifite ubuso bwa hegitari 80, aho gifite ubushobozi bwo kujyamo inganda zirenga 50, zimwe zamaze kujyamo, izindi zikaba zikiri kubakwa. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ibibanza byose byahariwe inganda byamaze gufatwa, ndetse hateganywa kongera izindi hegitari 80 kubera ubwitabire bw'abashoramari. Aho ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana kandi bugaragaza ko izi nganda zagabanyije ibitumizwa mu mahanga, zinatanga akazi ku baturage, aho abarenga 90% by'abakozi ari urubyiruko. Leta ku bufatanye n'akarere ka Rwamagana bakomeje gushora imari mu bikorwa remezo birimo imihanda, amashanyarazi n'ibindi bizafasha inganda gukora neza no gukurura abandi bashoramari.